ikakuganiriza mu nzozi, Imana ikakuganiriza mu iyerekwa. Abantu duhura n'ijwi ry'Imana mu buryo butandukanye, ukarota, ukagira amayerekwa, rimwe na rimwe ukabona ishusho y'ibintu. Hari abandi bumva ijwi ry'Imana imuhamagara mu by'ukuri, akumva rwose n'ijwi rihamagara. Hari igihe uhura n'umuntu akabwira ati nakurota ibi, ndakaguhanurira. Hari igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva n'iryawe Imana iguhaye. Ibintu byose Imana ifite uburyo icamo kugira ngo ikuganirize, kugira ngo ikubwire icyo ishaka kukubwira, kugira ngo igusezeranye amasezerano. Ndasubiramo, Imana isohoza isezerano ryayo mu mbabazi zayo. Buri muntu wese uvuka akaba muri iyi si afite amasezerano, afite icyo Imana yamuvugaho. Icyambere gituma Imana isohoza amasezerano yacu kuri twe ni imbabazi zayo. Icya kabiri ni iki? Icyo yakuvuzeho. Imana ntijya yivuguruza. Ubundi bitambo bisobanuye gusenga. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Usuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza mu busanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda tubabwiye ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti zacu. Abari mu Burundi amahoro y'Imana, abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Turabakora mu inshuti zacu za gadasohoka. Abari mu Burayi turabasuhuje, Imana ibahe umugisha cyane inshuti zacu ziri mu Bubiligi, muri Sweden, mu Faransa, mu dukwikira tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Abari mu Burayi tubabwira ngo mwese turabakunda ko muradukunda cyane, natwe turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibahe umugisha muri inshuti zacu. Abari muri Amerika muradukunda cyane kuri gusenga, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, turabakunda namwe. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, natwe turabakunda kuko muri inshuti zacu za gusenga everyday. Tubabwira ngo rero Imana ibahe umugisha kuko muri kamera ya gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ura umukozi w'Imana, Muraho neza? Amakuru yanyu? Turaho, turashima Imana. Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwacu. Gushize wari hano, wari waje gutambutsa ikiganiro. Uyu munsi ukaba wagarutse, ariko hari umuntu ashaka kubonye ubwa mbere. Uyu munsi watangira ubibwira uri. Murakoze cyane. Nitwa Badahakana Atanazi, nkaba ndi umuvugiriza butumwa, umwigisha n'umujyanama mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana igumugisha rero nkuko cyane cyo gusenga every cyangwa gusenga buri munsi watangira usenga Imana. Murakoze, reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana igira neza kandi yadukunze katwitangira muri Kristo Yesu, agapfira ku musaraba ku bwacu, akamena amaraso ku bwacu, kandi ubwo twamwizeraga tugahashwa ububasha bwo kwitwa abana b'Imana kubwo twizeye izina rye. Ndagushimiye Imana rero kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kunshoboza kumpuza na gusenga buri munsi, gusaba kugira ngo ubane nanjye kandi ubane n'umuntu wese uza gukurikirana iki kiganiro. Reka ijambo ryawe ribe umugisha ku muntu wese urikurikirana, kandi ribuhumurize kandi rirwanirire umuntu wese ufite intambara mu buzima bw'umwuka n'umubiri. Urakoze rero, utangira natwe, ubane natwe kandi tugire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana igumugisha cyane. Ubushize watambukije ikiganiro cyiza, inyigisho umuvuga muri Israel ko hari ibiti bitatu by'ingenzi kuri Israel ndetse no ku itorero. Ikiganiro cyiza cyane, abantu baragikunze. Watambukije nimero, sinzi yuko hari n'abantu baba baraguhamagaye nyuma y'ubutumwa bakubaza, baba barafashwe n'ijambo ry'Imana. Yego, nkimara kukibona munyohereje link, nahise nyohereza abantu batandukanye, inshuti zanjye, abavandimwe banjye, abo dusengana. Barambwiye rwose bati ikiganiro cyiza cyane rwose. Hari n'uwanyarikiye aturutse mu Burayi arambwira ati nafashijwe kandi ndashaka kujya nkurikirana kugira ngo nkomeze gukurikirana izo nyigisho kuko ziramfasha cyane kandi ndashaka gukura mu buryo bw'umwuka. Ndashimira Imana rero kubwa telefonye abanyandikiye, namwe kandi abayobozi
gusenga everyday ndabizi neza ko hari ababavugishije nuko ikiganiro cyagenze neza nanjye ndashima Imana. Bakoze niyo mpamvu twagutumiye ugaruke iyo utambukije ubutumwa abantu bakakunda ijambo ry'Imana baravuga ati uyu muntu muzamugarure, niyo mpamvu muri urwo rwego twabagaruyemo. Rero uyu munsi tukaba twakiriye kuri gusenga tuguhaye gato tukagusenga everyday. Yego murakoze cyane. Ikintu umwuka gushize ku mutima ugiye gutambutsa ku bantu batuyisinikiye. Yego ngiye kuganira n'abantu muri kiganiro mbabwira uburyo batagomba gucika intege bakorera Imana ariko binyuze mu Imana gusohoza amasezerano yabo. Icyo nicyo kiganiro mfite kandi numva gifite ubuzima mu buryo bw'umwuka n'umubiri kandi gishobora gukora ku bantu benshi kandi kizafasha abakozi b'Imana benshi kugira ngo bahe gucika intege ahubwo basubize imbaraga bakorera Imana badashidikanya. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha umuntu wese uteze amatwi nuzakurikirana ikiganiro ubutaha. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 15. Bibiliya Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 15. Kadusome mu izina rya Yesu. Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 15 haravuga ngo dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Bene data bavandimwe inshuti mukurikira iki kiganiro mukurikira channel gusenga everyday, cyambere ndagira ngo mbabwire ngo ndabakunda cyane. Ndabakunda kubera yuko mukurikirana ijambo ry'Imana, ndabakunda ko mukurikirana gucenga everyday, ndabakunda kuko nzi neza yuko muhabwa umugisha iyo mukurikiranye ibiganiro. Ndababwiza ukuri yuko nta muntu Imana izareka mu gihe yemeye kugendana nayo. Iyo wizeye ijambo ry'Imana ukarikurikira ukagendana naryo ukarigenderamo ukarisoma ukarisengeramo iminsi yawe ubuzima bwawe ukireka hano kuri iyi si uko byamera kose, inzira zose wanyuramo, ibibazo byose wacamo, ingorane zose wanyuramo, nzi neza kandi nizera ntashidikanya yuko Imana izabana nawe. Mpereye kuri iri jambo riri mu Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 15 aho Yakobo yavuye iwabo ise amusengeye kandi amusezereye, ariko byaraturutse ku makimbirane yabayeho hagati ye na mwene se Esawu kubera yuko yariganyije umugisha wa mukuru we. Na amateka murayazi sindi busubiremo cyane. Icyo nshaka kuvuga nuko Imana byange bikunde izasohoza amasezerano. Niyo mpamvu ushaka kubwira umuntu wese amubwira ngo ntugacike intege, ntukagire ibikubangamira, ntukagire ibiguhutaza mu gihe uri murimo w'Imana. Havuze ngo dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Imana mwene data, bene data, bantu b'Imana, bakozi b'Imana, ndakubwiza ukuri yuko Imana ntigisezeranya ngo ibure gusohoza. Igihe cyose ikubwiye amagambo, igihe cyose ikubwiye binyuze mu nzira zitandukanye, ibifite muri yo kuzasohoza ibyo ikubwiye byange bikunde.
duhuye n'abantu benshi, duhuye ni abakozi Imana benshi akubwira ati ndarushye, ndananiwe, ibyo nkora nta kigenda, hari igihe nkora ibi nkabona byanze, nkabona. Ariko icyo nakubwira nuko iyi Mana iduhamagara, iyi Mana idubwira, iyi Mana iduhamagara ngo dukizwe, iyi Mana idukiza ibyaha, iyi Mana idukura kure aho tutari kwikura, ibifite umugambi utangaje. Ndashima Imana ko yankuye kure, kandi nzi n'abandi bose wanyumva, n'abandi bose bahagurutse kugira ngo ukorere Imana, n'uwahaguruka uyu munsi, n'uwakwemera Imana kugira ngo imukoreshe. Nzi neza ko aho yamukura arafite naho imujyana, kandi hakomeye cyane. Iryo niryo sezerano. Imana ishimwe cyane. Yakobo mu magambo makeya yari umwana wa Isaka avukana na Esawu. Bakimara kuvuka, reka mbariho mpera kubera yuko inyuma ni byinshi, ariko reka banasubira inyuma gatoya. Igihe nyina yari atwite Rebeka, ngo abana barakirana mu nda, bakiranye ajya gusaba Imana, bayibaza icyo bivuze. Iramubwira ngo mu nda ye harimo amahanga abiri, ngo kandi umukuru azakorera umutoya. Baravuka, bamaze kuvuka barakura, bamaze gukura Esawu ngo akaba umuntu w'umuhigi, bajya guhiga akazanira umuryango ibyo kurya, akazanira umuhigo umuryango, akazanira se umuhigo. Ariko ngo Yakobo we akaba mu rugo, aba hafi ya nyina mu ihema. Rimwe Esawu ajya guhiga, arahiga, yirwa higa arabibura, higa ishyamba ryose abura umuhigo. Hagarutse asonza cyane, ahera ko abwira murumuna ati nyamuneka wampaye two kurya, wampaye kuri uwo mufa, wampaye kuri utwo dushyimbo nkaryaho ko nshonje cyane, kandi urumva niriwe mu ishyamba none nahebye. Bijya bibaho ko umuntu ahiga akabura, cyo nibisanzwe, ntabwo ari ubwa mbere yari abibuze ngira ngo ahari, ariko tubona uwo munsi nyine yaraje yabuze umuhigo. Nuko Yakobo ahita amubwira ati rero kubera kuri mukuru, murabizi neza ko kera mu miryango umwana mukuru niwe wabarwaga nk'umuragwa, niwe wabaga mukuru w'umuryango. Atariko rero urumva uri mukuru, genda shaka rero kundaga umugisha wawe w'ubukuru. Esawu utabitinze ahita amubwira ati nyihera nirire ko ntari cyo bivuze ko ngenda kwipfira, ndashaka ngo umpe ibyo kurya, hanyuma nishaka mbiguhe nta kibazo nabiguhaye. Kandi ahita amuhaye ibyo bishyimbo, niko nabyita, niba ari imboga hora umufa nyine, ahita bimuhara arya. Arangije ubwo nyine yari yirahiye yuko amuhaye umugisha we nk'umukuru w'umuryango, uzaba umukuru w'umuryango. Ise namara gusaza, ajya gusaza azamuraga. Birangirira aho ngaho. Hanyuma umunsi umwe Isaka ngo ashaje ahamagara umwana mukuru nk'uko byari bisanzwe, ati genda mwana wanjye, genda ujye guhiga, unzanire umuhigo, hanyuma unzanire mbone kukuraga umurage w'umwana mukuru mu rugo mu muryango. Esawu nk'uko byari bisanzwe arahaguruka aragenda ajya guhiga. Kumbe nyina yabyumvise, Rebeka yabyumvise. Reka mbabwire ngo Rebeka niwe wabwiye Yakobo ko ari bugende akegera se, binyuze mu byo yamubwiye ibyo ari bukore. Aramubwira ati genda ushaka umwenda wa Esawu ndawukwambika, nindangiza ndagushyiraho uruhu rufite ubwoya, kuko Esawu ngo yari sacyoya, yari umuntu ufite ubwoya bwinshi. Isobanura ngo ni umubiri, niko bivuga, ko bisobanura. Umwana arabanza kubyanga ati se uyu muvumo ntiwambaho, data nabimenya ko ntari Esawu ntazamvuma. Rebeka aramubwira ati ntabwo biri bube, kandi binabaye ngewe umuvumo umbeho. Nyasobanura iri jambo mbabwira ngo Isaka hagarariye Imana muri aya magambo, hanyuma Rebeka ahagarariye Yesu, naho Yakobo ahagarariye umuntu.
Yakobo ahagarariye umuntu. Izina Yakobo risobanura ngo ni umuriganya. Nuko Yakobo arabyemera, agenda azana umwana w'intama w'ihene nk'uko yamutumye nyina mu kumbi, aragenda arazana, barabaga vuba vuba, sindi witindeho, babaze bateka inyama nziza. Arangije amwambika umwenda wa Esawu, kuko Esawu umwenda yari guhumura nka Esawu. Urabizi iyo umuntu yambaye umwenda wundi wumva icyuya cyo wa muntu. Niyo mpamvu buriya umuntu, abagore barabizi, iyo yinukirije ishati y'umugabo yumva umugabo we. Nuko amwambika umwenda wa Esawu, arangije amushyiraho n'uruhu ku biganza bye, amuha n'inyama aramushyira, ashyira ise. Akihagera se amubwiye ati ndaje ndi Esawu. Ise arashidikanya kuko yumvaga ijwi atari irya Esawu. Aramaza, umwana wanjye ko numva ijwi ari Yakobo. Undi atoya ati ndi Esawu. Isaka mwanga munda ati ngaho nyegera numve. Akimara kumwegera akora kuri cya gikonjo, yumva nubwoya. Icyo gihe se yari atakibona, atabona neza. Amwinukirije ku mwenda, yumva wa mugani nk'uko yajyaga amwegera umwana we, yumva ni Esawu. Aravuga ngo ijwi ni Yakobo, ariko umubiri ni Esawu. Ahita amuha ibyo kurya, umusaza ararya. Amaze kurya arahaga, amuha na kavino aranywa. Umusaza kamugeraho yo munywe neza. Arangije aramuraga umurage, amuraga umurage nkaho yakabaye umukuru w'umuryango, ko ari uzaba mukuru w'umuryango, ko ari uzaba umugisha, ko ari uzahabwa umugisha, ko ijuru rikingutse kubwe, ko ikime ubutaka buzagira ikime kubera kuhabwa umugisha nawe n'Imana. Nuko Yakobo amaze kurya, amaze kumuha umugisha, birangiye Yakobo ntiyatinda, ahita yihuta ajya kwa nyina nkuko yari bisanzwe bimeze. Mu mwanya muto Esawu ahita azana nawe umuhigo. Akihagera ndiyo ndaca muncamake vuba vuba, kuko ibyo nagambiriye sibyo nibyo nshaka kuvuga cyane. Esawu akihagera ati ndaje data. Isaka ati ndaje. Urinde? Ati ndi Esawu. Uri Esawu? Ndati ndi Esawu nkuko wantumye kugira ngo nze umumugisha, wantumye ngo njye guhiga. Aya magambo iyo tuyavuga hari igihe abantu batayasobanukirwa. Esawu kujya guhiga bivuze ngo ni imirimo, uhabwa umugisha n'Imana kubw'imirimo wakoze. Guhabwa umugisha n'Imana kubw'imirimo wakoze. Naho Yakobo ni uguhabwa umugisha n'Imana kubw'ubuntu bwayo. Ijambo ubuntu bw'Imana mu Cyongereza bivuga neza ngo grace. Ubuntu ubundi ni uguhabwa ikintu utari ukwiriye guhabwa. Ariko nanone hari ukuntu babivuze, babyise nkaho ari abbreviation zanditse muri grace, ngo ni God's riches at Christ's expense. Ngo ni ubutunzi bw'Imana kubw'igiciro Kristo atanga. Urumva rero Yakobo abonye umugisha kubw'ubuntu Imana imugiriye binyuze muri nyina uhagarariye Kristo. Esawu araje avuze ko avuye guhiga, abwira se nyine. Ise nawe aramubwira ati ko atari wowe uwo maze guha umugisha ni Yakobo. Izina Yakobo bisobanura ngo ni umuriganya. Yariganyije umugisha wa Esawu. Hanyuma Esawu ni umuntu w'umubiri nyine ugomba gukora kugira ngo ahembwe. Hari ijambo ndiyo ntekereza nkomeje kubabwira rivuga ngo
kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Muri Matayo igice cya 21 ku murongo wa 22. Kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Esawu ararira ati nanjye nta wampaye umugisha, arambwira ati namaze kuwutanga wose. Ariko cyo nashaka kuvuga ni nyuma yaho uko Yakobo mukuru we yahize umuhigo ko azamwica, ko se namara gupfa azamwica. Nyina arabimenya, aza kubwira umugabo we ati ndambiwe no kugira bakazana b'abanyamahanga, kubera ko Esawu yari yarashatse abanyamahanga. Ati ndashaka umwana wanjye Yakobo azajya ushaka muri bene wacu. Nuko Isaka bidatinze asengera Yakobo, aramuhamagara amwaturaho umugisha, arangije aragenda. Yakobo agenda agana kwa nyirarume ariho na Isaka n'umugore bakomokaga. Aragenda yirwa agenda ageze ahantu arushye. Bino bintu ntabwo biba byoroshye mbene data, arushye. Icyambere agiye azi neza yuko mukuru we atamukunda. Icya kabiri ageze ahantu arushye, afata ibuye ngo araryama araryisegura. Aho hantu hitwa ngo ni Ruzi. Araryama arasinzira. Akimara gusinzira arota inzozi, abona ngo ijuru rikingutse, hari urwego abamarayika bazamuka bamanuka, niko Bibiliya ivuga. Njya nibaza uburyo yabonye ijuru ngo rikingutse abona abamarayika bazamuka bamanuka. Ni ukuvuga ngo bari baje, ntabwo yabonye bamanuka, yabonye bazamuka bamanuka. Byari bivuze ngo bazanaga ubutumwa bamuzaniye kumubwira icyo Imana imuteganyirije, nubwo afite ubwoba kandi arushye. Imana imubwira amagambo menshi, isoreza kuri uyu murongo wa 15 umurongo wa 28. Vuga ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntakoze ibyo nkubwiye. Yakobo akangutse nawe ahiga umuhigo, kuko yabonye umwanya wo hitwaga Ruzi bisobanuye ngo aha nihe ntasobanukiwe ibyo ari byo. Yari ahantu adasobanukiwe ubuzima arimo, yari ahantu adasobanukiwe ubuzima agiye kubamo, yari ahantu adasobanukiwe urugendo rw'uko rumeze, yari ahantu atazi ko bizamera mu buzima bwe, yari ahantu atazi ubuzima uko bugiye kumera. Ariko agiye yerekwa Imana imubwira ngo nzabana nawe, sinzagusiga ntakoze ibyo nkubwiye. Ateka ni maremare, ahita ngo hano noneho ntabwo ari Ruzi, ahita hahindura ngo ni Beteli, bivuze ngo ni inzu y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kandi hagu cyubahiro. Nagira ngo babwire ngo Imana igisohoza amasezerano. Hari ibintu bitatu nashatse kuvuga bikomeye cyane, nshaka kumara ubwo umuntu wese ufite umuhamagaro ukorera Imana, uhamagarwa n'Imana. Tubwiriza ijambo, tubwira abantu ngo bakizwe, bakagira ubwoba ngo sinabishobora kubibamo, nabibamo gute ko nabibamo bafite ibibazo. Oya, iyo Imana iguhamagaye mwene data, niba naguhamagara n'ubu, haguruka wemere, kuko Imana ntizakureka. Imana ntishobora kukureka na rimwe, kuko yarirahiye. Yabwiye Aburahamu igihe yari imuhamagaye, iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe
uzaba umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuha umugisha. Ni amagambo yagiye ibwira abantu benshi batandukanye ko Imana izabana nabo. Hari ibintu bitatu bikomeye nshaka kubwira umuntu wese wumva ukurikira iki kiganiro, uburyo Imana isohoza amasezerano. Ntabwo navuze ukuntu yagiye kwa nyirarume akabayo, aza kuvayo afite ibintu byinshi cyane, aza kuvayo afite imitungo, aza kuvayo yarabyaye abana, aza kuvayo afite abagore bane, niko Bibiri bigaragaza. Bari babiri, umwe yari umukuru na murumuna we, hanyuma n'abaja babo bagore babo bana ise nyirarume yari yaramushingiye. Hanyuma avayo afite ibintu byinshi kuko yarahize umugo, kandi ko ngo nagaruka azatanga ibigira 10, azashima Imana ngo nimuhe ibyo kurya ikamuha n'imyambaro. Nashatse ko dutinda ku bintu bitatu Imana inyuramo kugira ngo isohoze amasezerano. Yaravuze ngo sinzagusiga, dore ndi kumwe nawe, dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Icyo gihugu ni igihugu cy'umugisha, ni igihugu cy'i Kanani. Aho ngaho Imana yamwirekeye. Ntabwo Imana izamureka. Iyo Imana ikwiyeretse igomba gusohoza ibyo kubwiye. Iri ni ijambo ry'Imana. Nkunda kwizera ijambo ry'Imana kandi nsoma Bibiliya cyane kugira ngo nkuremwo isezerano ry'Imana. Hari ibintu bitatu nababwiye navuze bikomeye cyane. Reka dusome muri Yeremiya 33:14. Tukivuga uburyo Imana isohoza amasezerano ku bantu bayo. Yeremiya 33:14. Bibiliya iravuga ngo, Yeremiya 14. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ngo igihe kizagera nsohoze isezerano nasezeranije na Yakobo na Yuda. Igihe kizagera Imana isohoze amasezerano. Igihe kizagera Imana isohoze amasezerano, niko Bibiliya ivuga. Igihe kizagera ni 10. Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha ubu ngubu ndashyira hejuru. Imana izasohoza amasezerano isezeranya abantu bayo. Hari ibintu bitatu nababwiye. Icyambere Imana ivuga ikora kugira ngo isohoze amasezerano ni imbabazi itugirira. Imbabazi itugirira. Iyo usomye Izaburi 136, Izaburi 136 ivuga neza uko imbabazi z'Imana zimeze, ariko ndasoma 20 gusa. Izaburi 136 ndasoma 20 gusa, ahandi ubonye umwanya wahasoma. Ndasoma umurongo wa 24 na 25. Bibiliya iravuga ngo igaburira. Umurongo wa 24 haravuga ngo idukiza abanzi bacu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. 25 igaburira ibifite imibiri byose kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Bene data, kumenya imbabazi z'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Imana ikoresha imbabazi zayo kugira ngo isohoze isezerano
ryayo ku bantu bayo. Tumenya imbabazi z'Imana dukizwa. Tumenya imbabazi z'Imana dukizwa. Umuntu utarakizwa ntazi imbabazi zayo. Umuntu utarakizwa ntazi imbabazi z'Imana. Umuntu utarakizwa ntazi uburyo Imana ikora. Umuntu utarakizwa ntazi Imana uburyo ishobora gusohoza ibyo imuvugaho. Imbabazi z'Imana Dawudi ni wari uzizi neza. Tujye tuvuga cyane ku bijyanye na Dawidi. Iyo tuvuga ngo Dawidi yakoze ibyaha, ariko umuntu wese ni umunyantege nke, ariko igitangaje Dawidi yamenye ni imbabazi z'Imana. Igihe cyose yabonaga ko yagize intege nkeya, yihutiraga kujya imbere y'Imana kugira ngo asabe imbabazi Imana, hanyuma imbabazi z'Imana zikamusohoraho, kandi imbabazi z'Imana zikaba kuri ibihe byose. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nabonye umuntu umutima wanjye wishimira, nuko yarazi imbabazi z'Imana. Bene data, ndagira ngo mbakangurire umuntu wese wumva iki kiganiro, umuntu wese ukunda ijambo ry'Imana, amenye ko imbabazi z'Imana, ndasubiramo, Imana isohoza isezerano ryayo mu mbabazi zayo. Cyo ni ikintu gikomeye cyane abantu dukwiye kumenya. Abarokore bakijijwe abana b'Imana bagomba kumenya imbabazi z'Imana ko ari ryo shingiro ry'isezerano ry'Imana. Amasezerano y'Imana ahera ku mbabazi z'Imana. Amasezerano y'Imana ahera ku mbabazi z'Imana. Dawidi yarazi imbabazi z'Imana. Yesu yari afite imbabazi, niyo utanga imbabazi. Yabwiye abantu bari bashidikanyije uko abwiye umuntu ngo ibyaha byawe birababariwe. Ni Mariko igice cya 2 ku murongo wa 5. Mariko 2 ku murongo wa 5. Yabwiye umuntu bari bazanye bahetse, basanga hari abantu benshi mu nzu, arababwira biba ngombwa ko batobora hejuru y'inzu, baramanuka bageze mu nzu indani, ngo Yesu abonye kwizera, niko ijambo ry'Imana rivuga, abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mutima yabo bati niki gitumye uyu avuga cyo? Ku murongo wa 9 arababaza ati icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urababariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira ikirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Imana ishimwe cyane. Ndiyo ndababwira ibintu bikomeye bitatu Imana ikoresha kugira ngo isohoze amasezerano yayo ku bantu bayo. Navuze ngo icyambere ni imbabazi z'Imana. Ahangaha Yesu abwira iki kirema ati ibyaha byawe urabibabariwe, bari bumvaga ko yabwira uwo muntu ati haguruka utahe. Ni igitangaza nyine, nibyo tujya tubwira abantu kenshi, igitangaza cyawe kiraje, haguruka utahe. Ariko yaramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Isezerano ry'Imana, ikintu cyambere ni imbabazi z'Imana. Ndakwifuriza kumenya imbabazi z'Imana. Ndakwifuriza gusaba Imana kagugira imbabazi. Ndakwifuriza kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza watubabariye ibyaha, tukitwa abana b'Imana kubw'isezerano. Imbabazi z'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe, ni ikintu gikomeye cyane imbabazi z'Imana. Nubwo hari igihe tutabyumva, ariko amasezerano y'Imana atangirira ku mbabazi z'Imana. Njya mbwira abantu Yesu afite amazina
atatu. Izina rya mbere ni Yesu, izina rya kabiri ni Kristo, izina rya gatatu ni Emmanuel. Dukunze kubwira abantu ibice, ariko reka mbabwire, Yesu biravuze ngo ni Imana ikiza, kuko yaravuze ngo, Bibiliya iravuga ngo uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo, imbabazi z'Imana. Hanyuma izina rya kabiri ni Mesiya, Kristo wasizwe, ni umwami. Yesu Kristo ni umwami wacu n'umukiza wacu, kuko twababariwe ibyaha byacu. Irya gatatu ni Emmanuel, bivuze ngo ni Imana iri kumwe natwe. Ariko abantu bajya bashaka ko tubabwira ngo Imana iri kumwe nawe, ntibamenye ko, ntibashaka ko tubabwira ngo Yesu yagukiza. Ni gute Imana yagukiza itari Imana? Ni gute Imana yaba Imana iri kumwe nawe itari umukiza wawe? Kukana ni gute Imana yakubera Imana iri kumwe nawe itarakubera umukiza? Iri jambo ngo Imana ni umukiza. Yesu, Yeshua Mashia, Yeshua ni Imana ikiza. Mashia ni umwami wasizwe. Rero kugira ngo Imana ibane natwe, kugira ngo amasezerano y'Imana agere kuri twe, nawe bw'icyambere ni imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana, niba tutarumva imbabazi z'Imana, amasezerano y'Imana turayarata. Utamenye imbabazi z'Imana, amasezerano y'Imana urayarata. Isezerano ry'Imana rya mbere ni imbabazi z'Imana. Ibi nzabisubiramo kenshi kuko niturabimenya neza. Kubabarirwa ibyaha, wawinjiye mu mugambi w'Imana, winjiye mu muryango w'Imana, winjiye mu masezerano y'Imana. Isezerano rya mbere rero risohora mu buryo bw'imbabazi z'Imana. Yesu ni umukiza, Imana ni umukiza. Kristo ni Mesiya, umwami wasizwe. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Tugomba kubanza gukizwa tukamenya Imana mu masezerano yayo, hanyuma Imana ikabana natwe. Amen. Amen. Imbabazi z'Imana. Icya kabiri mu buryo Imana isohoza amasezerano yayo. Iri jambo ndarikunda cyane, niryo nasomye. Iri jambo ndarikunda cyane, niryo nasomye. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntakoze ibyo nkubwiye. Icya kabiri Imana isohorezamwe amasezerano nicyo yakuvuzeho. Buri muntu wese uvuka akaba muri iyi si afite amasezerano, afite icyo Imana yamuvugaho. Buri muntu wese uvuka muri iyi si afite icyo Imana yamuvugaho, ariko birasaba ngo abimenye. Natangiye mbabwira ngo icyambere gituma Imana isoza amasezerano yacu kuri twe ni imbabazi zayo. Icya kabiri ni iki? Icyo yakuvuzeho. Imana ntijya yivuguruza. Tujya turirimba indirimbo ivuga ngo nturi umuntu ngo ubeshye, ngo tubwire ibinyoma. Nta nubwo ukora nk'abantu ngo wicuze ibyo wavuze. Oya. Iki Imana yakuvuzeho byange bikunde izagisohoza. Yabwiye Yakobo ngo sinzagusiga. Ntabwo Imana yakuretse mwene data, mukozi w'Imana usa n'ucitse intege. Ntabwo Imana yakuretse, nta nubwo yakureka. Yewe nawe utarakizwa, ntabwo Imana yakuretse. Ni ukugira gusa ngo umenye umugambi wayo, ikugirira imbabazi, wakiriza imbabazi z'Imana, hanyuma ugendere muri izo mbabazi, wumve n'icyo Imana ikuvugaho. Ni gute Imana ituvugaho? Yabwiye Yakobo arota. Uyu munsi hari ibintu Imana ikoresha itubwira. Ikintu cya mbere gikomeye ni ijambo ry'Imana Imana yaduhaye. Amasezerano y'Imana yose
yatanze ari mu ijambo ryayo. Umuririmbyi akaririmba ngo yasohorejwe mu maraso Yesu Kristo. Amasezerano y'Imana yose itanga iyasohoreza mu ijambo ryayo. Yego hari n'ibindi, hari inzozi. Imana ikakuganiriza mu nzozi, Imana ikakuganiriza mu iyerekwa. Abantu duhura n'ijwi ry'Imana mu buryo butandukanye. Ukarota, ukagira amayerekwa, rimwe na rimwe ukabona ishusho y'ibintu. Hari abandi bumva ijwi ry'Imana imuhamagara mu by'ukuri, akumva rwose n'ijwi rihamagara. Hari igihe uhura n'umuntu akubwira ati nakurota ibi ndakaguhanurira. Hari igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva n'iryawe Imana iguhaye. Ibi bintu byose Imana ifite uburyo icamo kugira ngo ikuganirize, kugira ngo ikubwire icyo ishaka kukubwira, kugira ngo igusezeranye amasezerano. Ariko igikomeye numva umuntu wese akwiye kumenya ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yosuwa ngo iki gitabo cy'amategeko, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ngo kugira ubashishwe gukora ibyanditswemo, ngo nibwo uzabashishwa kandi ugahirwa mu nzira zawe zose, aho uzaca hose, aho uzajya hose, mu buzima bwawe bwose. Iri jambo niryo rizakwesha umugisha, niryo rizatuma unesha, niryo rizatuma ubona umugisha, niryo rizatuma winjira mu masezerano. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine rifite ububasha bwo kudusohoreza amasezerano, hamwe n'ibindi bigakurikiraho. N'abahanuzi bakoresha ijambo ry'Imana, n'inzozi zisobanurwa mu ijambo ry'Imana, n'amayerekwa tugize asobanurwa mu ijambo ry'Imana, no guhamagarwa mu ijwi ry'Imana. Imana yahamagaye Samweli atarabimenya, aza guhura n'umukuru abari babimenya, Eli. Ahura asanga umusaza Eli, nibwo yamenya ati umuntu ari wahamagarwa ntiyabimenya. Ijambo ry'Imana risohorera, niyo risohoza amasezerano. Iyo turyizeye risohoza amasezerano. Iyo turigendeyemo ritubwira aho tugomba kunyura, rituneshereza intambara, ridutsindira ibibi. Ndagira nkubwire ngo Satani ntakagutera intege nke. Ufite ijambo ry'Imana ufite kunesha muri wowe. Iyo uryizeye ni isezerano rishobora kukugeza aho utakwigeza ku giti cyawe. Icya kabiri navuze ni cyo Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho kizagusohoreza amasezerano. Icyo Imana yakuvuzeho kizasohoza ibyo wabwiwe, kizasohozwa ibyo wizera. Ijambo ry'Imana dusoma buri munsi twiga rifitemo amasezerano yose. Ndabakundisha gusoma ijambo ry'Imana, ndabakundisha kwiga ijambo ry'Imana, ndabakundisha gutega amatwi ijambo ry'Imana, ndabakundisha kugendera mu ijambo ry'Imana no kuryizera. Niho Imana ivuganira natwe. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakuvuzeho, Imana ishimwe. Icyo Imana yakuvuzeho, nizera ijambo ry'Imana ntashidikanya ko iby'Imana imbwira mu ijambo ryayo nimbyizera bizasohora ku buzima bwanjye. Cya gatatu ndi bunasorezeho, cyico kirakomeye cyane. Ndabibutsa ko navuze ngo hari ibintu bitatu Imana ikoresha kugira ngo isohoreze amasezerano yayo ku bantu bayo n'abana bayo. Navuze ko icya mbere ari imbabazi z'Imana. Icya kabiri mbabwiye ko ari icyo yakuvuzeho. Tujya twigisha, niyo twiga tuganira n'abakozi b'Imana, akakubwira ngo uko Imana ikomeza kukubwira ngo nzakugira gutya, nzakurinda, nzabana nawe, nzaguha umugisha,
nzaba mu buzima bwawe. Izo ngo nza biba bisobanuye ko uzarama, biba bisobanuye ko Imana iri mu buzima bwawe, biba bisobanuye ko Imana igendana nawe. Niwumva rero Imana ikomeza kukubwira ngo nza, umenye ngo ikintu gikomeye cya mbere uzarama. Ko niko kuri kandi. Icya gatatu nshaka gusorezaho gikomeye kugira ngo Imana isohoze amasezerano yagusezeranije, nicyo ukoze wowe. Icyo ukoze ahangaha bijya bitugora, ahangaha bijya bitugora. Icyo ukoze, iyo usomye Abami ba mbere igice cya 3 murongo wa 4 n'uwa 5, ni amagambo musanzwe muzi. Ni igihe Salomo yajyaga gusenga. Iri jambo rirakomeye cyane. Igihe yajyaga gusenga, murongo wa 4 n'uwa 5 igice cya 3 Abami ba mbere. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karuta utundi icyohiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Gasubiramo wa murongo ngo, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Reka mbabwire mu ncamake ibyabaye kuri Salomo amaze kuba umwami akiri muto. Yarabanje abona ubwoko bwa Isiraheli n'ubwoko bugoye kubuyobora. Arangije ajya gusenga Imana. Umva ikintu yakoze. Yatambye ibitambo ahera ku cyambere, cya kabiri, cya gatatu. Numva yari kumwe n'abagaragu wenda babwira ati nimufate iyo mfizi muyibage. Cya kane, cya gatanu, icya 10, cya 20, igitambo cy'ijana. Aratamba ageza ku bitambo 1000. Aratamba ageza ku bitambo 1000. Njya ntekereza ko yarushye cyane. Yariho asenga abaza Imana. Ubundi bitambo bisobanuye gusenga. Gusenga. Hari igihe usenga, ugasenga, ugakorera Imana, ukagezaho ukaruha mu mubiri. Salomo yarasenze, yatambye ibitambo, araruha. Arasenga, araruha. Tamba 1000 ni byinshi cyane. Inka zarahashiriye, niba ari inka, niba ari amahene, niba ari intama, zarahashiriye. Amatungo 1000. Navuze ngo ikintu cya gatatu Imana isohoreza nk'amasezerano nicyo ukoze. Ageze ku gitambo cy'1000 agwa gacuho. Niko nibaza. Agwa gacuho, arangije arasinzira. Asinzira arushye. Ariho yibaza uburyo agiye kuyobora ubura bwoko, ariho yibaza uburyo agiye kujya bacira imanza, ariho yibaza uburyo agiye kubana n'abari abantu bagoranye, na bene se nabo ubwo babo bari bamugoye. Mwibuke ko hari wabanje kuyimika. Yabanje kuyimika. Yagiye kuyimika. Undi mwene se we yari yarapfuye kubera ko ushaka guhirika se. Uwo yitwaga Adoniya wagiye kuyimika.
inkuru irazigera kuri se ahita amwimika, urumva byari akataraganya. Atangiye kuyobora bimugoye, ahitamo kujya gusenga, ahitamo kujya gukora icyo ukoze. Yatambye ibitambo, icyo ukoze. Ntabwo yavuze amagambo gusa, icyo ukoze. Ijambo rirakomeye cyane, icyo ukoze ni ikintu gikomeye cyane ukoreye imbere y'Imana, kugira ngo ivuge ngo mbwira icyo ushaka. Yaraguye agacuho arushye, ntago bavuga iminsi yamazeyo, ariko wibaze gutamba ibitambo 1000. Ashobora kuba yaramaze icyumweru, ashobora kuba yaramaze ukwezi, ashobora kuba igihe kinini asenga Imana, atamba ibitambo. Imana iramubaza ngo vuga icyo ushaka nyiguhe. Ahita yisaba ati ndasaba ubwenge kugira ngo nshobore kuyobora abari abantu. Icyo ukoze Imana ikigenderaho kugira ngo isohoze amasezerano. Icyo ufite ku mutima wawe ushaka gukora, ishyaka ufite ku mutima wawe kucyo ushaka gukora, ibiri mu bitekerezo byawe ushaka gukora ngo Imana ihabwe icyubahiro. Icyo ukoze Imana yamuhaye ubwenge ku buryo Yesu yavuze ati mubabayeho ntawanganya ubwenge na Salomo. Na Bibiliya ivuga ngo mubabayeho muri Israeli abami ntawanganya ubwenge na Salomo. Icyo ukoze, icyo ukoze, ishyaka ufite mu murimo w'Imana, ishyaka ufite mu gushaka Imana, ishyaka ufite mu gukorera Imana, ishyaka ufite ntibibaho, ntibishoboka, ntishobora kukureka na rimwe, kuko ireba mu mutima w'umuntu. Ndabibutsa nanone kuri Aburahamu. Mwibaze, Imana yamuhaye isezerano ko mu rubyaro rwe, mu rukigirwe niho hazava ishyanga rikomeye. Irangije muha umwana mu myaka y'izabukuru, Sara ashaje afite imyaka 90, umugabo we ashaje afite imyaka 100, abyara umwana ari we Isaka. Amaze kugeza nk'imyaka 17, Imana iramugerageza, iramubwira ngo nagiye gufata umwana we, nafata umwana we ajye kumutamba. Ni ibintu bidashoboka. Njya numva hari ukuntu twigisha abantu ngo nibatange Isaka wabo. Yego ni byiza gutanga Isaka wawe, ariko wibuke ko Isaka wa Aburahamu yaramusubiranye mu rugo. Icyo utekereje gukora mu mutima wawe. Aburahamu yarahagurutse atazitikanije, aragenda n'umwana we n'abagaragu be, ajya gutamba Isaka, azi neza ko agiye kumwica. Kandi igitangaje yibuka ko Imana yamubwiye ngo niba Imana izasohoza amasezerano akomeye cyane. Agezeyo yabanje ari mu nzira, umwana amaze ati se ko mbona umuriro nkabona n'inkwi, igitambo kirihe? Musaza aramubwira ati yewe mwana we, Imana iri bwirongere. Ni nkaho yakamubwira ati ngiye kukwica, wenda Imana izampundi. Imana ishimwe cyane ko itagira dutererana. Icyo ukoze, Aburahamu aramutwara. Njya nibaza ukuntu yamufasha akamuhambira amaboko, ukuntu yari umwana ufite imyaka 17 urashaje, ariko umwana yarumviraga nyine, urumva arumvira, aramwemerera, aramuhambira. Amaze kumuhambira amushyira ku gicaniro, abangura inkota ngo amwice. Niko kumva ijwi rimubwira ngo wigire icyo twara umwana wawe, wimukoraho, dore hirya hariya hari imfizi y'intama, agenda uyizane uhita uyitamba. Uwo mwanya ijambo nshaka kuvuga, Imana itivuga ngo ndirahiye, ndirahiye. Kuki ukoze Aburahamu? Ndirahiye.
kucyo ukoze Aburahamu ndirahiye. Imana ntishobora kurahira umuntu, ntabwo ari kumubwira ngo ndakurahiye. Yaramubwiye ngo ndirahiye kuko Imana ntayo igirahira umuntu, yirahira ubwayo. Niyo nyiri ubusugire n'ububasha, niyo ifite ubushobozi hejuru y'ibintu byose. Ndirahiye. Imana arirahiye kuzamuha umugisha, yirahira kuzamugira ishyanga rikomeye. Kubera iki? Kucyo atekereje gukora, kucyo atatinye gukora Imana yamubwiye gukora. Ibi bintu ntibyoroshye kubibwira abantu, ariko nagira nkubwire ngo icyo ushyize ku mutima wawe ngo ukore mu cyubahiro cy'Imana, Imana izasohoza isezerano rikomeye ku buzima bwawe. Imana izasohoza ikintu gikomeye, izasohoza isezerano rikomeye ku buzima bwawe, yishingiye ku mutima wawe yabonye, ku ishyaka ufite, ku byo wifuza gukora. Cya gatatu kirasohorezwa nanone muri Kristo. Bibiliya ikavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Yari ari mu ijuru afite icyubahiro, yemera gusiga icyubahiro aramanuka, aza kuri iyi si. Bibiliya ikavuga ngo yemeye gusiga icyubahiro, yisiga ubusa, asiga icyubahiro, asigara ari ubusa, asigara ari imbata, ngo yemera gupfa, ngo ndetse n'urupfu rwo ku musaraba. Ni mu Filipi igice cya 2. Iyo usomye ku mirongo iheruka niho havuga ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose. Yamushyize hejuru, imuha izina risumba amazina yose, ngo kugira ngo indimi zose zature ko Kristo ari umwami, ngo kandi ngo n'amavi yose apfukame kubw'izina rye. Icyo ukoze, ikintu ushyize ku mutima gukora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, izakinyuramo kugira ngo igusohoreze amasezerano. Aya magambo arakomeye cyane, ntabwo twayavuga ngo tuyasoze mu mwanya muto cyane, ariko nagira ngo mbwire umuntu wese wakurikirana iki kiganiro, gukorera Imana, kwizera Imana, ugomba kumenya ngo ikintu cya mbere gikomeye ni ukumenya imbabazi z'Imana. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya nuko hari icyo Imana ikuvugaho, hari ibyo Imana ituvugaho binyuze mu kumva ijwi ryayo. Utahanze ababwira kumva ijwi ry'Imana, kumva ijwi ry'Imana, ukamenya amasezerano y'Imana ayo igusezeranya, icyo ikuvugaho. Yabwiye Yakobo ngo sinzagusiga ntakoze icyo nkubwiye. Ntabwo Imana ishobora kukureka idakoze icyo yakubwiye. Cya gatatu navuze ni icyo ukoze. Icyo ukoze imbere y'Imana, iyi mirimo dukora, witanga usenga, witanga ufasha abakene, witanga ufasha abakozi b'Imana, witanga ukora uyu murimo w'Imana, ukeneye kuwitangira. Uyu murimo w'Imana ukeneye kuwitangira. Uyu murimo w'Imana ukeneye gutanga ibyacu. Ntabwo ndiho mbasaba amafaranga, ariko nakaya nabasabye, kubera yuko kukugaburira iby'Imana, nkaguha ijambo ry'Imana rigukiza, nkaguha ubuzima buturuka mu ijambo ry'Imana, kwitanga ntitwakabaye tubivuga kenshi, ahubwo twakamaze kubwira abantu bakagira icyo bakora. Nigeze kujya kuvuga ubutumwa ahantu, ni muri Kongo, naratangaye cyane.
ryari itorero rito cyane, ni kera muri 2000 ngira ngo ni 9 ngezeyo njya mu itorero rimwe, ni inshuti yanjye yari yaje yajyaga zinaha, noneho ndabwiriza nshoje, bari abantu bake batageze ku 10, ariko maze kubabwiriza batanze amafaranga, ndibaza aba bantu imitima bimeze gute? Icyo ukoze, bampaye amafaranga ndatangara, singaya igihugu cyanjye, ahubwo ndashima abanyarwanda ko nabo bazi kwitanga. Ariko icyo mbibutsa nuko icyo ukoze Imana ikigenderaho. Uko witangira umukozi w'Imana, uko witangira umurimo w'Imana, uko witangira umukene, uko witangira ijambo ry'Imana, uko witangira kuvuga ubutumwa, uko witangira gusenga, Imana izasohoza amasezerano. Ndabashimiye cyane, ndabakunda kandi mukomeze kunezerwa n'ikiganiro. Ndasubiramo mbibutsa, ariko mbibutsa n'umurongo nkunze kuvuga cyane. Matayo 21 ku murongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Nababwiye yuko nifuza gukomeza abakozi b'Imana n'undi muntu wese wifuza kwizera Imana adakwiye gucika intege, kuko Imana idashobora kumureka, ahubwo ifite umugambi wo gusohoza amasezerano imufiteho. Kandi nababwiye ngo umuntu wese uvuka akaba muri iyi si afite amasezerano, ariko birakwiriye yuko abimenya. Icyambere akamenya imbabazi z'Imana. Imana isohoza amasezerano binyuze mu mbabazi zayo. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Icya kabiri, nababwiye yuko Imana isohoza amasezerano kubw'icyo yakuvuzeho. Nababwiye ngo umuntu wese Imana igira ikimuvugaho. Ntabwo twamenye icyo Imana ituvugaho tutaramenya imbabazi zayo, tutaramenya n'ijambo ryayo. Tugomba kumenya imbabazi z'Imana, tukamenya n'ijambo ryayo, tukumva n'ijwi ryayo binyuze mu ijambo ryayo, n'ubundi buryo butandukanye ikindi gihe tuzavugaho. Imana igivugana natwe ikatubwira ibyo izadukorera, ikatubwira amasezerano yayo ku bwacu. Cya gatatu navuze ngo nicyo ukoze, icyo ukoze. Nabahaye urugero uko Salomo yakoze, mbabwira uburyo yagiye gusenga, uburyo yagiye gutamba ibitambo. Icyo ukoze, ibitambo 1000. Mwumva umwanya yamaze, mwumva ukuntu yarushye, mwumva ukuntu yitanze cyane, ariko bisoza Imana imuvuzeho. Iramubwira ngo nsaba icyo ushaka, nsaba icyo ushaka, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Nongeye mbabwira kuri Aburahamu, Imana yahaye umwana ari umwe w'isezerano, kamubwira ngo najye kumutanga. Ntiyashidikanya, arahaguruka aragenda. Amaze gufata icyemezo, yamaze kumushyira ku gicaniro, haza abanguye inkota, Imana iramubwira ngo have. Irangije irirahira, kucyo ukoze ndirahiye. Rero bantu b'Imana, inshuti z'Imana, ndababwira ngo Imana ntishobora kusiga, ahubwo irashaka kumenya imbabazi zayo, igashaka ko umenya iki kubwira kuvugaho, kandi igashaka nuko umenya icyo ukora, ko Imana igikoresha
ijye igikoreramo kugira ngo isohoze amasezerano yayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Shalom. Reka dusoze dusenga. Ndabasengera mwese mbasabira kugira ngo Imana ibagire neza kandi bafashe muri byose. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Urakoze kuko uri Imana gisezeranya igasohoza. Ujya unyura mu mbabazi zawe ugasohoza amasezerano. Ujya unyura mu cyo ubwiye umuntu ugasohoza amasezerano. Ujya unyura no byo umuntu akoze ugasohoza amasezerano. Ndagushimiye yuko ku bantu bose bazakurikira ikiganiro bazamenya icyo wabwira ari umukozi wawe wari we wese atagomba gucika intege, ahubwo agomba kumenya ko uri kumwe nawe kandi ugomba gusohoza amasezerano yawe ku buzima bwe. Shimwe kandi uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro kugira ngo Imana iguhe umugisha. Amen. Tugusaba ubutumwa kubugeza ku bandi, ubutumwa upartage ukoreshe ya Imana iguhe umugisha uzawudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen. Mukozi w'Imana, hari umuntu ashobora gukurikira ikiganiro akaba yifuje kwamugira inama cyangwa ko wamufasha gusenga cyangwa izi nama watambutsa nimero. Yego, nomero yanjye ni 078 72 8 44 62 ni 078 72 8 44 62. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ikiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.